Muraho neza bavandimwe kuri Media TV. Uyu munsi tugiye gusobanukirwa inzozi abantu benshi bakunda kurota. Kurota wirukanka cyangwa bakwirukankana, ese bisobanuye iki? Bahaye ikaze. Reka duhere ku kurota wiruka. Niba urota wiruka, bishobora kuba ikimenyetso cy'inzozi zawe cyangwa intego ushaka kugeraho mu buzima. Biranashobora kugaragaza ko hari ibintu bigutera impungenge ushaka kubivamo cyangwa kubihunga. Ni ikimenyetso cy'uko hari ibintu biri kukubera umutwaro, ariko nanone bigaragaza imbaraga zo gushaka ibisubizo. Igice cya kabiri ni ukurota bakwirukankana. Naho kurota bakwirukankana akenshi bivuze ko mu buzima bwa buri munsi hari ibibazo cyangwa abantu bagusunikira mu nzira ugasigara wumva ushaka kubihunga. Bishobora kuba imihangayiko, inshingano utarabona uko uzirangiza, cyangwa ubwoba bwo gukora amakosa. Iyo inzozi zikubwira ko ugomba guhagarara ugahangana n'ibyo bintu aho kubyirengagiza. Muribuka ko inzozi atari ibintu bihoraho, ahubwo zikunze kugaragaza ibyiyumvo n'ibitekerezo dufite mu buzima bwa buri munsi. Kurota wiruka cyangwa bakwirukankana bishobora kukwereka ko aho ukeneye kwisuzuma no kwihangana mu buzima. Murakoze kudukurikirana, ntimuzibagirwe gukora like, share na subscribe kuri Media TV kugira ngo mukomeze kubona izindi video ndetse n'ibindi bisobanuro byinshi by'inzozi murota. Njye wateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho, ndi Emmanuel Wihanganye. Ciao ciao, naho muri video zikurikira.